Minisitiri Elizabeth cyangwa Elizabeth nk'uko mwakomeje kubibona, iyi video imaze iminsi icicikana. Hanyuma y'iyi video rero haje izindi video, nubwo kuzishyira hanze bigoye ariko izindi video zaje. Nuko murabizi neza yuko uyu mukobwa kugira ngo izi video zijye hanze zashyizwe hanze n'inshuti ze zari zije kumusura. Ubwo uyu mukobwa yari yibereye mu rugo rero, inshuti ze zaramuhamagaye zimubwira ko zije kumusura. Nuko baraza iwe mu rugo, bamajije kuza nyine arabakingurira, barinjira. Bamajije kwinjira ababwira yuko yari agiye kujya muri dushe. Mu kutabyemera rero barakomeza babidebaho, baradisikasinga. Nuko arababwira ati n'ikimenyimenyi, dore ubu ngubu ngize nte, nayo maje kwikorera isuku ngiye kujya muri dushe, nubwo mubona nambaye gutya. Bo nyine nk'umuntu wiriwe mu rugo yambaye umwambaro nyine usanzwe woroheje wo kwirelakisa wo mu rugo, ntibabyemera. Mu kutabyemera rero azamura iki? Azamura kariya gakanzu nyine koroshye yari yambaye ko mu rugo. Urumva bo kuko bari baje kuri gahunda, ubwo bo bari gufata video. Bamaze gufata video birarangira nyine, ariko mu gihe bagiye gutaha bagira bate, ababwira yuko bayisiba. Ariko mu kuyisiba murabizi neza yuko iyo usibye video amatelefone yose ntabikora, ariko hari izita zibishyira zibishyira muri dustbin, ukongera kuza kubigarura bikagaruka muri galeri. Nuko rero we akumva ni ibintu byarangiye. Urumva ibyo biganiro nk'uko byakomeje, abandi bari bazi neza icyabazanye n'icyo bakoze. Ariko ikintu cyateye abantu urujijo, bibajije aba bakobwa baje kureba mugenzi wabo babwiwe n'iki yuko agiye kujya muri dushe, byagenze bite mbese kugira ngo bapange umupango wo kugira ngo baze gufata izi video. Mu by'ukuri uyu mukobwa asanzwe ari minisitiri hano i Bugande. Rero yari agiye kongera kwiyamamaza kugira ngo n'ubundi bamusubize kuri uwo mwanya. Iyi nshuti ze rero, za nshuti z'iyi minsi zitari izo kwizerwa, urumva ziba zigize zite, niko kuza zigafata iki? Iyo video. Mu by'ukuri aba bantu biragaragara ko nyine bari bari ku mupango kugira ngo basenye mugenzi wabo. Urumva ntabwo abantu bose rega bishimiye yuko uteye imbere, ntabwo abantu bose bishimiye yuko ugenda uba successful. Abantu muri bo haba harimo amashyari, iby'inshuti tujye tubireka, inshuti ni Yesu. Bo urumva bari bamupangiye uburyo ki baza gukora ikintu cyamusenya. Nk'umuntu ashobora no kuba muri bose ari nawe uri hejuru yabo mu bigaragara cyo, nk'umuntu rero barenzeho, ntago akantu k'ishyari kajya kabura mu bantu rimwe na rimwe. Rero abantu bakomeje kwibaza ubundi kugira ngo aba bantu ko ari inshuti ze, kugira ngo bamubwiye ngo tuje iwawe ariya masaha, babwiwe n'iki yuko bari buze kwisanzuranaho ku kigero cy'uko ari buze kuyamburira ubusa bikagera ku kigero abantu bafata video. Abantu bakomeje rero kuvuga ngo uko byagenda kose aba bantu hari ayandi mabanga bafitanye. Icyo ni kimwe. Uko byagenda kose mu buzima bwabo bwa buri munsi basanzwe biyamburana ubusa. Uko byagenda kose aba bantu hari ayandi mabanga bafitanye kugeza ku kigero cy'uko abantu basanzwe nyine bafatana ayo mavideo mu biganiro byabo. Rero kuri ubu ngubu uyu mukobwa ari mu mazi abira, niko navuga. Ariko n'inshuti ze uko byagenda kose ntabwo wavuga ngo zirorohewe, kubera yuko niba umuntu yakubwiye ngo ubisibe, ntabwo ufite gufata ibintu, ntabwo ufite gufata amavideo kandi utabifitiye uburenganzira ngo uyashyire hanze. Nicyo rero kiri gutuma abantu bibaza byagenze bite kugira ngo aba bantu bafata aya mavideo, babibwiwe n'iki aya masaha yuko uyu muntu agiye gukaraba. Mbese ni umupango wapanzwe n'abantu batari bakeya, kandi biragaragara ko ari akagambane, kandi batumwe n'abantu bagize bate, batumwe n'abantu batiyoroheje. Rero realite ayandi mavideo ari kuza biragaragara yuko ari amafoto yafashwe mbere. Ayandi mavideo turi kubona biragaragara yuko ari ayafashwe mbere. Donc bisobanuye yuko bari basanzwe mw'ubwo buzima bigeze aho ngaho. Rero ikiriho cyo nuko usibye ibintu byo kubeshyanya, usibye ibintu byo kugira umurenzaho, ntabwo ari ngombwa yuko umuntu natangira gutera imbere muri bagenzi be. Ubundi mu buzima busanzwe nubona muri timu y'abantu barenze umwe, babiri, batatu, ukabona bagenzi batangiye kubarengaho, ntabwo uzabavamo. Ariko ugomba kugenzura ibyo uvuga, ibyo ukora, uko wabisangagaho ugomba kugira gute kubigabanya
ariko nyine utabifunze ariko ukamenya uko mutangira kubana. Ntabwo bose baba bakwishimiye, abantu amashyari bayagira. Abantu bari kuvuga ngo abakobwa ngo bagira amashyari. Mu bantu bose haba amashyari, mu bantu hose haba urwango, ariko ibyo abantu bari gutindaho ngo ni abakobwa, biratangaje niba n'aka kanya hari amavideo ugenda kuyabona abantu bari gukomeza bashyira hanze. Kandi niba ntabwo ari we wenyine wagiraga gute, ntabwo ari we wenyine, niba ari abantu bagendanaga barenze umwe babiri, ntabwo ari ukuvuga yuko ari we wenyine wafatwaga amavideo, si byose nabo ubwa amavideo yabo arahari, ariko kuko ari we yari target, niyo mpamvu amafoto yiwe cyangwa amavideo yiwe ari hanze. Ntabwo rero nawe yamera nkabo ngo avuge ngo namwe ngiye gushyira amavideo yanyu hanze. Bakora iki se? Barazwi? Ntabwo bazwi kuyashyira hanze, twabireba nk'aho bitigeze kubaho. Ariko amashyari nyine si ikintu, urwango si ikintu. Niba uyu mukobwa ku myaka ye ari gutera imbere, ari kuzamuka kuriya, nta kuntu babura kumugira ishyari ari bagenzi be, nta kuntu babura kumva bamwanze. Bo batangira gutekereza uburyo cyari kwinjiza, batangira gutekereza leva ariho. Ariko nabo mu kubikora utagira ngo bishyuwe amafaranga makeya, ba nyiri kubikora bishyuwe amafaranga atubutse. Ba nyiri kubikora urumva hari umuntu wabatumye nawe ukomeye. Ntabwo urumva, ntabwo kwiyamamaza ntabwo haba harimo umuntu umwe, haba hahanganye abantu benshi barenze umwe babiri batatu. Urumva bashobora kuba aribo bagize bate, babiri inyuma, nicyo kiri kuvugwa. Ariko abantu muri kubanga abakobwa bagira ishyari, ahantu hose haba ishyari, ahantu hose haba urwango. So rero mu buzima busanzwe isomo twakuramo aha hantu, nutangira kubona hari ukuntu uri kugenda urenga kuri bagenzi bawe, ni ukuri ntabwo ugomba kubanga, ntabwo ugomba kubifungaho, ariko ugomba kumenya uko mubana, ugomba kumenya ugahina akarenge, mbese ibintu biguhuza nabo bikagabanyuka, apana 100%, ariko wowe ubashakira impamvu. Kubera urumva umuntu niba ari minisitiri, uwundi akaba akora iyindi mirimo isanzwe, uko byagenda kose iyo umuntu ari minisitiri cyangwa hari icyiciro ahagarariye mu gihugu, akazi kariyongera. Ugomba kumenya uko ubana n'inshuti zawe, ugomba kumenya uko ubigenza, ko ishyari ni ishyano mwa bantu mwe. Ntabwo muzi se abantu baba bamupromotinze mu buzima busanzwe, mu kazi bamupromotinga agahita arwara indwara idasanzwe, akarwara indwara y'amayobera, bakayivuza indwara neza bikarangira kwa muganga bayiyobewe. Urumva abantu bahumanya abandi, abantu bashakira bagenzi babo impamvu kugira ngo ibintu bikomeze kuba bibi kurutaho. So, ikiriho cyo rero dukwiye kwirinda, tukamenya abo tugendana nabo, tukamenya se uyu muntu iyo byampiriye areba ate, amera ate, ukamenya inshuti yawe, ukamenya mugenzi wawe ni umunyeshyari mu buzima busanzwe, arabiguhisha cyangwa ntabiguhisha, ukamenya uko witwara, ukamenya uko ubana n'ikigare cyawe, kuko abantu bose mugendana ntabwo baba bagukunze, abantu bose mugendana ntabwo baba bakwiyumvamo, abantu bose mugendana ntabwo bashobora kumva iterambere ryawe baryishimiye. Uyu mukobwa rero nicyo ngicyo ari kuzira, ariko realite kuba nyine umuntu ari minisitiri bakaba bagiye kumwongera, akaba yenda kongera kuba we, urumva ntabwo inshuti ze zishobora kubyihangana, zishobora kubyishimira 100%, zo ubwazo zabikora cyangwa se zigatumwa n'abandi.